mw'ijuru abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Itangiriro 28:12. Gutanga gufite ubusobanuro bukomeye mu buzima bwacu. Iyo abantu bahana impano, hari ikintu gikomeye kiba kiri kuba kidapfa kugaragarira amaso yacu. Cyongera ubucuti hagati ya bombi, kikarushaho kubahuza umwe ku wundi. Igihe Imana yahaga abatuye isi umwana wayo w'ikinege, hari ikintu cyabaye hagati y'ijuru n'isi. Ahari mumenyereye igitekerezo cya Yakobo ahunga uburakari bw'umuvandimwe we, n'uburyo yaje kurota akabona urwego ruvuye mu ijuru rukagera ku isi. Uru rwego rushushanya Yesu. Ellen G. White yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa agira ati, uyu muntu wari ufite kwizera yabonaga urwego Yakobo yarose. Urwo rwego rushushanya Kristo wahuje ijuru n'isi, kandi ahuza umuntu ugira iherezo n'Imana ihoraho iteka ryose. Iki gitabo ni paje 316. Mu kuduha Yesu, Imana yari iri guhuza ijuru n'isi. Yari iri kuduhuza nayo ubwayo. Twavuga rero tutibesha ko impano ihuza abantu. Uku niko bitugendekera igihe dutanze amaturo yacu y'isezerano. Uburyo buhoraho bwo gutanga. Tuba dufunguye inzira iduhuza n'abandi bantu babonera inyungu mu maturo dutanga. Cyo duhamagarirwa. Mu gihe dutanga uyu munsi ndetse no mu yindi minsi, dushyigikira umurimo w'Imana. Nimureke tuzirikane icyo amaturo y'isezerano akora, aduhuza n'Imana hamwe n'abo yacunguje umwana wayo. Imana mbere ya byose, kadusenge. Rakoze Mana yacu, nk'aya masaha tugiye kurambura ibiganza tugutura amaturo. Turakwinginze ngo Yesu yahe umugisha, ukomeze gukora umurimo wawe. Uwiteka nihagira benshi bahinduka ku bw'amaturo yacu, uhabwe icubahiro. Ukomeze kuturinda, gahunda zose ziyoborwe nawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Jansenga Vispi, aka kanya twahageze 5 kuri 5.